habayeho guhura n'ubuyobozi bwa Polisi. Hari ibintu byinshi batubwiyeho bitandukanye, harimo ibijyanye n'itwara mu muhanda, ibijyanye na discipline. Ibyo ikindeho cyane rero mu byo numvise bingira akamaro ni ukuvuga ibijyanye na discipline mu kazi dukora. Kuko ibyo mu muhanda byo nk'abantu tukoresha kenshi byakabaye ari ibintu dukoresha kuko twabyigishwe mbere ko tubigemo, ndetse ko ndarimo babyica nkana cyangwa se bakabirengaho. Bijyanye n'umuco rero byo kwambura abantu mu nzira ni ibintu by'umuco mubi. Kubera numvaga byakwiye kubera mu dushakira uburyo twabona ahubwo ibituranga bifatika, ibyo tumenya ngo nimero runaka yaciye hapani ya moto y'umumotari nyirizina. Nanjye ndi umushoferi, nabo muri abashoferi. Ingufu zose zo wakabayishyiramo zo kwitonda ngo ukurikire kumenya yuko atari wowe wenyine uri mu muhanda ziragabanuka. Usanga ibitekerezo byagiye ahandi. Niba uri mu business, ukora business, ukavugira kuri telefone uvuga uko business yawe yagenze, murabiza abakora business. Niba wagombye urumva uzatekereza yuko hari indi modoka igiye kukunyuraho, ntabwo ushobora kubitekereza. Telefone rero ziraduhuza, ntitwikonsantre, ntidukurikire, ntitumenye ko turimo tuyobora, turimo twari imodoka zirenze imwe. Iyo utwara imodoka yawe mu by'ukuri, iyo utwaye moto bisa naho buryo ukuri ushobora kugutwaye nk'eshatu. Utwaye yawe ariko ukwiriye no kubumenye yuko n'ukuri inyuma umufiteho ubushobozi nayo usa n'uyitwaye, ndetse n'ukuri imbere bisa naho utwaye imodoka eshatu. Icyo ni kimwe. Icya kabiri gikunze gutera ama-accident, kubangamira umutekano w'umuhanda, umuvuduko ukabije, ndetse ukunze no kugaragara ku batwara ibinyabiziga za moto. Mwabibonye ko umuntu atitaye ko imbere hari ikindi kinyabiziga, atitaye ko agiye kugera mu masanganzira, atitaye ko hari ya matara yabugenewe atuyobora, atanga priority cyangwa uburenganzira ku bandi batwaye ibinyabiziga. Ukabona araje agonze inyuma indi modoka kubera ko yahagaze itanga inzira ku bandi bakoresha umuhanda, cyangwa kubera yuko ashaka guhindura icyerekezo. Mwabyiboneye rwose abamotari bari ikibazo gikomeye kandi dukwiriye gushyiramo ingufu mu guhindura imyitwarire. Icya gatatu rwose no kubahiriza uburenganzira bw'abandi bakoresha umuhanda. Dukwiriye kumenya ko iyo dutwaye imodoka hari abandi baba batwaye, iyo dukoresha umuhanda haba hariho n'abandi nabo bakoresha umuhanda, tugatanga ubwa burenganzira bwabo, tukubahiriza uburenganzira bw'abandi. Ibyo bizadufasha kandi ibyo byose tubikora mu gitondo. Iyo tubyutse mu gitondo, iyo ubyutse uba ukwiriye gukorana nawe, wowe ukwiriye gukora inama n'umutima wawe, ukavuga uti uyu munsi senze Imana ko mbyutse amahoro ndi muzima, ndayisaba yuko imfasha kugira ngo njye gukora akazi kanjye uyu munsi. Ukaza kwiranzanya umusaruro ariko ndi na muzima kugira ngo mfashe umuryango wanjye. Ugomba gukora plan, ugomba gukora gahunda, sibyo? Ariko abantu batwaraga kuri ko mwabibonye buri hari gahunda bari bapanze. Ndatekereza ko nta gahunda mu by'ukuri bari bapanze, nta gahunda bari bakoze. Ni ikibazo rero, ibi biba biduhaye isomo, tuba dukwiriye gufata isomo ku byo tubonye kugira ngo bidufashe gukora akazi twiyemeje gukora. Ni akazi kaguteza imbere, ni akazi gateza imbere urugo rwawe, abavandimwe, ariko ni n'akazi mu by'ukuri gateza imbere iki gihugu. Muri ingenzi zikomeye mwebwe abatwara ibinyabiziga, cyane cyane abamotari.
umutekano wo mu muhanda mubona mute? Umutekano wo mu muhanda ntabwo ugenda neza kubera imyitwarire itari myiza y'abamotari. Bigenda bite? Bagenda nabi, mbese hafi ya bose bagenda nabi, abagenda neza ni bake. Ubona biterwa n'iki kugira ngo mugende nayo mu muhanda? Biterwa n'imyumvire mibi, ariko polisi ikaba igenda idukangurira kugira ngo tubashe kugenda neza, ariko harimo igihe bigenda biza gake gake. Icyo nakanguriraga bagenzi banjye ni ukugira ngo tujye turangwa n'ikinyabupfura, cyane cyane mu bagenzi dutwara, aho dukorera tugira isuku, dutwara moto neza ikeye, natwe dufuze, dufata neza abakiriye kandi tudatwara ibiyobyabwenge, kuko uyu mwuga uradutunze, utunze imiryango yacu, utunze abavandimwe, kandi duteze n'igihugu cyacu imbere n'imiryango yacu n'abavandimwe bacu. Nifurizaga rero bagenzi banjye dukorana akazi k'ubumotari ko gutwara umwuga wo gutwara abagenzi, ko twawukora mu kinyabupfura, tutarangwa n'urugomo, tutarangwa n'amahane, tutarangwa no kuba turi abasinzi, tugenda twitwararitse n'amategeko y'umuhanda tugendamo, aho tugenda tutabangamira abagenzi bacu, abo turi kumwe mu mihanda. Polisi dukorana nayo tugakorana neza n'abandi bose bashinzwe umutekano mu muhanda. Ubutumwa nahawe uwo munsi ni ukuvuga ko kugenda neza byadufasha, kuko umwuga wacu uradutunze, ufitiye igihugu akamaro. Tugenze neza igihugu nacyo cyagenda neza. Hanyuma ukavuga uti umwuga wacu wadutunze, mugiye gukora iki rero? Niki wagira abagenzi bawe inama se bo ugiye gukora iki kugira ngo koko wa mutekano mushaka wo kugenda neza, gutwara neza abagenzi bigerwe? Inama nagira abagenzi banjye ni ukugenda neza mu muhanda, kubahiriza amategeko y'umuhanda, kuko twarayize tugomba kuyakurikiza. Ku bijyanye na guca iburyo n'ibumoso ni ibintu bigayitse biraba, kuko ni umuco w'abamotari hafi ya bose. Bityo rero nkaba numva cyaba cyiza, nkuko tujya tubona bahagarika imodoka, uciye iburyo uri peyaje akakubona, nabwo superade bakwandike bazagushake uhanwe. Rero icyo cyakemura ibyo bibazo twa dufite muri rusange. Hanyuma uravuga uti bakwiye guhanwa, ariko ubona koko niba mudafite izo nimero byari bikwiye ko umuntu yambura uwatwaye cyangwa akanga kumugarura akirukanga kubera ko amuhaye amafaranga menshi? Umukobwa umwe agatukisha bose, ntabwo ari twese, si na benshi, ahubwo nibyo nabaze mvuga ngo biterwa n'ababahaye uburenganzira bwo gukora, kuko moto abenshi usanga babikora nabo dukunda kwita abarobyi. Yirirwa yicaye mu rugo nta kazi afite, bamuha moto atereka njye gushaka amafaranga y'inzu, uvuga ngo nakugeraho urumva nabwo azaza ari umujura, kuko ntabwo ari umumotari. Ntabwo ari twese rero, kuko natwe aho tubonye atwara nabi nkanye bijya bimbaho, ngerageza uburyo nkangara nkamubwira nti genda gake, cyase nkabona umwe reka ngende imbere uragenda inyuma kurikira speed yanjye. Bishaka kuvuga ngo nabambura nabo biterwa n'imico yabo na kamere zabo, ntabwo ari ubona abamotari bose, ni bake rwose, ariko niba bishyiramo imbaraga bakadukora uburyo kugira ngo tubashe kugenzurana. Nanjye nimba ntambutse nkabona nimero irirutse, nzabona ko umuntu yirukanse ataye umuntu hari, nashobora gutamukurikira ko nzi ngo nimero yabucitse niyi. Ngaho gendera kuri ubu bukangurambaga bwawe uyu munsi, ugira inama abagenzi bawe uburyo mukwiye gukora kugira ngo koko uyu mutekano uvuga tutubumbatire koko mu buryo bw'abamotari. Icya mbere mbona cyadufasha ni ukuvuga ngo igihe koperative zazimaje gushyira ku murongo administration yazo, tubasha kugenzura naho duhagaze mu maparikingi, ukamenya ngo ni wa Kimironko yambaye koperative ni nimero irarangwa ni nirwo tuzabasha kubabona neza, ukamenya ngo uracunga mugenzi nkuko nawe wicunga, ariko uzi ucunga wari we. Naho turahagarara ugasanga uwagaranye yambaye kota munya, undi yambaye kota mugi, undi yambaye iyi, ariko ntuzi ngo ni waho, kuko nta kimuranga afite, ni yajire gusa yambaye. Hari nabo usanga bambaye amajire ya Airtel y'abacuruza miti. Ibyo ni ibintu bibaho bigaragara. Hari abo usanga batambaye amajire, bambaye amajaketi asanzwe. Ibyo ni ikintu kigomba kujyana no kuvuga ngo igihe koperative n'ubuyobozi bwa polisi nayo muzabidufashamo, bazakemura icyo kibazo cyo kwakira no kubaha ibibaranga bikwiye mu gihe bakora mu mujyi wa Kigali cyane cyane. Akazi k'ikimotari ndi mu bagitangije hano mu mujyi wa Kigali muri 80, nubwo atari umwuga nakomeje gukora, ubu nagenda kuri moto bisanzwe. Nyuma naje garuka mu kimotari ejo muri 2013, ngira ngo ndebe ko hari icyo nafashaho bagenzi banjye cyahindura kugira ngo ikimotari kigende neza. Icya mbere discipline mu kimotari, tugiye ku isuku y'umubiri, isuku ya moto tugendaho, noneho cyane cyane ariko abenshi nkunda kugenda nk'abagenzi ntwaye, ukumva banga abamotari nta discipline bagira. Icyo kintu kirambabaza nyine, nkumva yuko
byaba byiza ko hari icyahinduka. Ni nayo mpamvu kugeza ubu ngubu mubona nkora akazi k'ikimotari nambaye karuvati. Mba ngira ngo iyo ntwaye nk'umuntu akambwira ngo hari umumotari umutwara ngo ukagira ngo aheka umwana, njye birambabaza nka wese mu kimotari harabura iki? Numva ko harabura discipline d'abord. Ndumva rero dufatanyije n'abayobozi b'amakoperative bakabishyiramo imbaraga nk'uko n'undi bari babitangiye, ariko n'undi birahari uretse ko bidakurikizwa. Nk'umumotari rwose hano mu mujyi udafite isuku yo ku mubiri, ku myambaro ndetse na moto ikabisa neza. Hari ahenshi ujya kumva nk'umuntu akabona yanze kujya kuri moto y'umumotari bitewe n'uko isa nabi. Noneho ugasanga abamotari biramubabaje nk'aho ubwo byamuhaye isomo. Nkumva byakagombye ko n'umumotari wenda wanze gutegwa n'umuntu cyane cyane hano Nyamirambo cyangwa mu gihe hagati baravuga ngo nabirasi, ariko n'abanyesuku ahubwo nuvuga ngo umumotari yagombye kurangwa icyambere na mbere ni discipline. Nk'umuntu wakoreye driving license nukuvuga ngo ni lisanse, uretse ko bamwe batazi ko ifite agaciro, yagombye kuba ari umuntu ufungutse mu mutwe. Bityo rero n'ibyo akora byagombye kuba ari ibintu binyuze mu kuri, binyuze mu mucyo. Ikindi abamotari bakwiriye kujya bubaha abo batwara, kubera ko nibo babaha akazi. Nanjye ndimo nuvuga ngo umugenzi mutwaye ari bakambona imyitwarire mibi ntabwo bavuga ko ndi umumotari. Hanyuma rero nk'abadamu bikunda kugaragara ko abasore bitwara nabi cyane cyane mu guteza impanuka, umutekano mukeya, nimubibona mute? Abasore barabikora nta uko tubibona, natwe turabigaya. Ntago umuntu ukora umwuga umuha amafaranga ntago yakwitwara nabi cyangwa ngo agende nayo mu muhanda, usibye no kugezayo umugenzi yagize ibibazo nawe ubwe ntago aba yorohewe. Inama rero nabagira nuko bajya bitwara neza mu muhanda, bagatwara ibinyabiziga neza, bikabaha gutera imbere ejo habo heza, kuko iyo akoze agisida ubwo avenir ye ibirangiriye aho ngaho. Mudamu urasa neza, biragaragara ko kimwe cya motari cyawe gikora neza. Gira inama abandi bamotari batatu cyane ku isuku yabo ndetse n'iya moto batwaye. Abamotari benshi bagira umwanda, babareye ko bivuze gutyo. Inama nabagira ntago ari bose, ko hari abamotari ubona baba bafite isuku, ariko hari n'ubona rwose wamubona ukagira ngo yibera nko mu Rwanda cyangwa yibera nk'ahantu mu kiraro, tatigeza ko yakora akazi k'umumotari. Abo nawe tubashishikariza kugira isuku, kuko umugenzi kugira ngo ajye kugutega ajye kumva umuzaniye oderi mbi, urumva no kubangamira umugenzi, kandi nawe ubwawe biba bikubangamiye, kubera ko umugenzi aje kugutega se agasanga ufite umwuka utari mwiza ntagutege, wese ubuhombye nawe ubuhombye amafaranga. Inama rero tukabagira nuko bajye bagira isuku ku myenda no ku mibiri yabo, ndetse no ku binyabiziga. Igihe nk'ubu Imana yaduhaye gahenge akazuba karava, tukagira isuku ku mamoto yacu tukayogesha, igihe wenda mu mvura byo kubera ko imvura ibigwa buri munsi ntago twavuga ngo ni umwanda, ariko igihe hari agacyo k'izuba tugomba kugerageza tukajya mu kinamba twogesha moto, natwe tukagira isuku ku mibiri yacu ndetse no ku myambaro. Garuka ku mumotari mwiza. Umumotari mwiza noneho mu rwego rwo kubahiriza amategeko y'umuhanda no kwirinda impanuka yakwiye kuba yitwara gute? Ubundi umumotari mwiza mbere na mbere, nyuma yo kubona perimi ari imwemerera gutwara, ikintu cya mbere agomba iyo ageze mu muhanda agomba kubaha umuhanda ariko kubahiriza ibyapa. Ikindi cya kabiri kirajya gusa n'icyo, hari n'igihe bishobora kuba ngombwa yuko wirinda impanuka utizeye priorité. Mu Faransa niyo yegeze kuvuga ngo la priorité ce n'est pas la sécurité. Nuvuga ngo niba umuntu akwambukiranyije sova ubuzima bwawe n'ubwo utwaye. Bitavuze ngo nukubahiriza amategeko y'umuhanda gusa, nta handi uhabwa uburenganzira agombye gushishoza. Nukuvuga ngo ngiye kubera ko ndi umuswiti wa kera, ni umuswiti mukuru, nukuvuga ngo umuntu agomba kuba icyambere, agomba kuba imbonera. Ikindi cya kabiri ntagomba kuba indangare. Nukuvuga ngo amaso y'umuntu afite amaso mazima, niyo mpamvu bapima ubuzima bw'umuntu n'amaso arimo. Amaso ugomba kuyakoresha kureba ese ugiye kujya he, nta danje ugiye kujyamo. Icyo nicyo cyane mbere gikomera abamotari. Ikindi umuvuduko muri uwo mujyi bigeze kuvuga ko n'ikimotari muri moto bashobora gushyiramo speed governor. Ngewe ntabwo nabirwanya, kubera ko
umuvuduko mwinshi. Hari umwafana ujya akunda kuvuga ati impanuka nyinshi ziterwa umuvuduko n'uburangare, kandi uko nibyo bitera accident. Ko ntabwo wabangura akandura gusa ariko urimo no kwirukanka, se wareba gute? Mwakoze kumwe ku iki kiganiro, mugire umugoroba mwiza.